byoheye ibiganiro twakoze ni byiza ariko ntago byaruta filimi tugiye gusohora. Hanyuma rero reka mbanze mbwira umuntu akajambo teta. Karame. Se kufite isoni teta. Karame. I love you. I love you too. Murakoze cyane ubwo binyemereye imbere ya kamera, buri hanze ya kamera ntago ari bubinyangire. Muraho neza abanyarwandakazi mudukurikiranye muri hirya no hino mu bice bigiye bitandukanye, abadukurikirana ku nkoranyambaga zacu arizo Facebook, YouTube, Instagram ndetse na TikTok. Muraho neza, amahoro y'Imana akomeze abane namwe. Hanyuma rero tuje ni twebwe mwari mutegereje, abantu muri hirya no hino, abari muri Amerika, abari muri Aziya, abari mu Busuwisi, mande nitwe mwari mutegereje. Sasa rero twabazaniye filimi y'akataraboneka, nibwo bwa mbere igeze mu Rwanda, bivuze ngo natwe turi bashyashya kandi tuzanye akantu gashya cyane kandi muzakareba munezerwe. Iyi ni filimi yitwa Ishyano muri game. Abantu mwitegereje mumeze mute? Iyi filimi rero ni nziza cyane kandi ndayibashishikariza kuyireba, mukanayisharinga mu gihe muzaba mwayibonye mu minsi mike cyane, nko mu minsi 2 filimi muzaba mwayibonye. Hanyuma rero iyi filimi izagica kuri channel Mbere Urwego TV. Iyi filimi ni nziza cyane, nabashishikariza kujya muyikurikirana. Hanyuma rero reka no kwizimba mu magambo, nago ndi njyenyine, turi kumwe n'abandi bantu, nuko ari nge director w'iyi filimi ariko hari n'umuyobozi w'iyi filimi. Hanyuma rero twamubana bakabibwira kugira ngo murusheho kutumenya. Murakoze. Hi. Mugabekazi Scovia wagarutse Mbere Urwego TV. Nabazaniye filime yitwa Ishyano muri gang. Ese Ishyano urakeka ari nde wowe udukurikiye? Muri aba bakobwa batatu bicaye. Turapfa umuhungu Dwema, ariko turicaranye. Dwema wabasuhuza? Ya, mumeze mute? Mu Dwema aba nicaranye n'aba baby batatu hano, ariko sinzi Ishyano ni irihe. Naje ntago ndabimenya tu, gusa nyine ukuntu bimeze. Iyi filime izagica kuri channel yitwa Mbere Urwego TV. Urabona tugiye kuhatwika, urabona uyu mu baby ukuntu ateye ni fresh cyane byasana. Ukahita ujya iburyo bwanje nawe ukabona umu baby wadanje nubwo aba yanyihishe. Ivete imbere cyane, agakurikira hijama yacu bayita Fred. Nyuma agakurikira umu baby mwiza cyane, ureba icyoroshye, bamwita Queen. Urabona ukuntu aseka neza. Jamba kabisa imbere cyane. Mujye mudukurikirana, mukoreshe ya sabo, ibintu byose abikeneye na karayike ntago twakanga. Okay. Kasubize mu baby mwiza hano, teye neza byatari mikrofone nagira icyo abwira. Asedwe nawe urakabye, icyo nicyo cyatumye unkunda koko. Neza wadaye. Sha Queen ndakuruta. Rwema arabivuze, ntuzazana amagambo menshi rero. Reka mbe nahereza mikrofone Queen agira icyo yavuga, ariko arabibona nicaye na Rwema. Karamuriye akira. Hi people, amakuru. I'm Queen. Iyi movie turabashishikariza kuyireba, mukayikurikirana kuri Mbere Urwego TV, mugakora share, subscribe, abashuti banyu mukabasharinga, tukatwika. Siko bimeze. Ngiye ndumva nyine nasubiza ijambo ari imari rwose, n'iki agakomeza tuyoborera. Hello, nagarutse. Mugabekazi Scovia, umukobwa utwika muri movie, ako twibuke dirora umudo wa Shadibu. Nicyo kibazo kirimo. Ase buri wanyomera iki dirora umudo harya Shadibu ngo nindaye. Nibyara? Yeah. Baba we. Noneho ngo ndi bitch. Rero ukuntu bimeze, reka dusubize microphone Freddy akomeze atuyobore. Gusa nyine ibintu biraryoshye, ni fire. Muracyakomeye. Hanyuma rero aka kanya nkuko twabibabwiye, tubafite filimi nziza cyane, namwe muzabyibonera amatsiko, nakomeza abe menshi. Hanyuma rero hari umukobwa turi kumwe, murabona twabyitondeye. Ni umukobwa w'akataraboneka, ni umukobwa ateye nk'aba miss.
muri make ni Miss Rwanda 2030 ni Miss Rwanda 2030 kandi kabisa n'aka kanya ndakeka kabisa ni mwiza muri quartier y'abamaratwika ndabeshya ya ntago beshya na boyfriend we warabizi katwi uvuze ngo na boyfriend we warabizi katwi ya warapofetse Ivete namukwikira ariko niba hari ibintu byiza bibaho uzamunsabe niba hari ibintu byiza bibaho uri umu baby unanutse mutoya none akarusho w'inzobe uwo muntu aba ari mwiza oya ariko wowe ariko nawe urananutse ufite size nziza sibyo oya ariko nese n'ubundi k'abanyarwanda bakubonye ufite size nziza n'abantu bose bazaguca nabwo muze gusiga akanimero muri video abakobwa tuzabe uwo mwana kuki atanyegereye igo gwe ya hello nyine ya kwini nyine nuko mwihanganira rimwe na rimwe nagahirwa sibyo rwe cyane none utibagirwa kwivuga izina ariko ivuge ya nitwa Ivete ongeraho umukobwa mwiza cyane oya nta muntu wivuga wema nagabanye amagambo n'isheri wanjye ariko oya agomba kunyunganira njye ntabwo ndi kwini ya murakoze rero murabona dufite video nziza cyane niba uburyo mutubona twakitinga mu ma interview ni ikigaragara cyo video tubabikiye ni nziza kandi iraryoshye murumva rero ariko aba bantu ako murimo muraseka iki kubwiye upe n'umunwa wari wanyishe yarumvaga nshaka kuririmbira Rwema ariko uretse mbanze nereka abanyarwanda mbanze nereka burara urubyiruko ruri hanze ahangaha rwabuze abakobwa beza kameramani shyira hano kamera abanyarwanda barebe sibyo abanyarwanda barebe ibyana dufite sibyo abanyarwanda barebe ibyana dufite sibyo barebe twumvikane ariko urabizi ko uri mwiza nduwa Rwema gusa nyine urabizi ko uri mwiza Rwenda mwiza oya Rwema bivuge neza ni mwiza ako nawe ni mama mushaka kunyica mu mutwe nawe nshaka kubyumva ariko we mureke mbatere story rero namomoza kabaye ako Rwema yanyereje SMS nziza ni mugoroba yambwiye ngo oya amatsika bici ako se umva nkubaza ari wowe na Isha ninde mwiza Aisha ukina muri Nyax urabizi Aisha naramubonye uzi umwirya afite ariko njyewe kako ndi mwiza naramwiryo ngira ndamuruta nta mwiryo ngira buretse mbaza undi muntu singiye kubabeshya dufite abantu beza dufite abakobwa beza ariwe na Muheto ninde mwiza buri muntu afite icyo yihariyeho bebe ntabwo wakugeranya n'umuntu iyo akurenzeho nawe umugwa mu ntege mu kintu runaka cyangwa umunamurenzeho unamurenzeho cyane rwose ariko murimo muranyemeza niko ari wowe na Nyambo ninde mwiza bwasa nta naho duhuriye oya aba bantu ntabwo barimo baratubesha oya ahubwo njyari ijambo mbafitiye Aisha jewe murabizi drone modo wa Shadibu noneho ndashaka kumurenza ye baba we ndamuvuga ati dore Shadibu oya sibyo Rwe uretse maze nkubaze ko ufite irari mu maso oya wenda ibintu by'irari two kubigarukaho ariko nanone nta kuntu waba wicaranye n'umubebi mwiza nk'uyu nguyu kanyumvira atangiye guheheta no kuri oya nanone ibintu byo guheta ntago byari sawa nese uwe mvuze ko wambaye neza nambeshyira nabyihorere n'ubundi nabimenye ko oya ntago ari ibintu by'irari gusa ahubwo nubwo mbajije ibintu by'irari naje gusanga umuntu ufite irari cyane hano ni wowe ako Rwema hari akantu nshaka kukubaza kandi umbabarire ukansubiza sibyo tujya gushutinga kwa Puisa urumva wari ufite irari mu maso ndabeshya yego cyangwa oya nararigize ibyo bintu kuki Puisa
asigiye koko mana yubaka amazu ninde ufite amayite mu mumugero amubwire wisa no asigiye nkabiriza ntabyo yambwiye wataye wari uri kumwe nande mumbwire umuntu mwaye muri kumwe muzi igikurikiyeho sharo tipe mazi iminsi ndi gupofeka wataye baba nana ari kuririmba bikankora ha fora ninde igitekerezo mfite ji wadayi sha urakoze kunkotoza fora ninde sha none uri yawe turazirana so ndamenya mbwira ibingana iki ari gukeka ari cyasubize ndi kariya turazirana no sheri wanjye araza kumumbwira umanzi ndi gukunda urebye umuhanzi ni hafi ya ntawe umuhanzi ari kuvuga kuko ndakeka ari njye akunda uwo muhanzi ari kuvuga ntago nzi ahantu yaba yaravuye tu ndabeshye mbadwe sigaye nkwanga mbaza ngo kubera iki uri gihe ni baradangije wallahi hanyuma rero turimo turagana ku musozo kandi akaryoshye nago gahora mwitama murabizi ndabizi byabaryoheye ibiganiro twakoze ni byiza ariko nago byaruta filimi tugiye gusohora hanyuma rero reka mbanze mbwira umuntu akajambo teta karame se kufite isoni teta karame I love you I love you too murakoze cyane ubwo binyemereye imbere ya kamera buranze ya kamera ntago ari bubinyangire hanyuma rero tunyemereye urukundo niba ari n'umutipu ukunda size ngizi umukatira avuga ngo ndamukatira avuga ngo ngati nabikwemererwa wabinyemereye okay sawa nawabinyemereye hanyuma rero reka nsubize umuyobozi wanje ariko ngiye byanshimisha atanze nimero kugira ngo nushaka gutera inkunga ino filimi abe yadutera inkunga kandi tubashishikariza gukora share subscribe comment n'ibindi mubona bidukwiriye murakoze ko mubibona ngiye arakajwe n'iki cyana Freddy arebye mu bakobwa batatu bari hano atera kurasha umukobwa umwe urabona ari uturuta Fred uko biri kose sha simba beke ngundi umukobwa unanutse okay merci kunyaga n'ubundi ntabwo nifuzaga kunkunda ahubwo abafana banje I love you so much mwebwe murankunda Fred anyaga ahubwo noneho ukuntu bimeze ngiye kubasigira akanamba wakifuza gukinana natwe okay 078 6 17 16 rimwe yonyine okay tuhamagara subiremo hano subiramo izo namba 078 6 17 16 rimwe iri kuri mama baba we murakanda kanyenyeri ubundi oya usibye no gukanda kanyenyeri manze munahamagare mubaza amazina y'uwo ibaruyeho ako muracyanyubuka umugabekazi Scovia umuyobozi wa filime harya yitwa ngukira sha ngo ni ishyano muri gengo ishambatiye amatsiko gusa duce muraza kubona turaza kubatwika icyo nicyo nzi neza ishyano riragaragara okay nabashimiraga nyine peace ku bafana banje gusa ikintu nabwa mukurikirane cyane ni Emi bimenya Imana cheers okay nanjye icyo nabwa abafana no gukurikirana no movie nyine ugasharinga mugakora subscribe bizadushimisha nyine kandi nyine turanashimana nyine n'abazayikurikirana murakoze rero Rwema yababwiye ngo yitwa Emi ni iryo akinisha kwa ba Pulisi ariko no muri iyi filimi azakina yitwa Rwema hanyuma rero ngiye nitwa Fred nkina n'ubundi nitwa Fred n'ubundi nabirenze nyine ni iryo ngiryo hanyuma mbanje gushimira abantu badukurikiranye cyane abakobwa nagarirare ariko cyane nshimiye abakobwa badukurikiye kandi bakomeze no kudufana cyane kandi ndagira ngo nkubwire wowe dukurikiye niwe wanyuma wari ukeneye kujya udukurikira isi yose ihita utumenya n'ikimenyimenye nawe utumenye utari utuzi hanyuma rero
nagira ngo mbanze mbabwire ngo ndabakunda cyane kandi Imana ibarinde. wabaye uretse ariko bakabanza bakagira ikintu babwira abafana. Nk'ubu ngubu hari ikintu ugize ubwira abafana? Ya, Wababwiye ngo iki? mbwiye ko mbakunda cyane. Arukunda abahungu gusa, nta mukobwa akunda, mubyumve, nta mukobwa akunda. Wowe abafana babwira ngo iki? shanye njyewe abafana rwose bari ku mutima nyine n'iki nibagira bakore subscribe nyine dutere imbere n'iki rwose baturemere natwe tuzabaremera amaji si byose mwakoze nyine kandi turabakunda tu. Hanyuma rero njyewe reka mpe nimero abakobwa badukurikiye, njyewe mbahe nimero yanjye. Abakobwa mwandike namba yanjye, ni nimero ya MTN, mutagira ngo nitigo. Umuntu uzambipisha Airtel, kambanze mbivuga, ndavuga njye ndivuga ku giti cyanjye. Umuntu uzambipisha Airtel ntago nzamuhamagara, ariko mumamagare kuri nimero iri no muri momo, ndabibabwiye mutazabyibagirwa. 0783 5058 ese kugize kunumva biguteye ishari. 0783 5058 ubundi amahoro y'Imana akabana namwe. Kandi ndi n'umunyamasengesho, abakobwa mujye munkurikirana, nzajya mbajyana mu butayu dusengana Imana. Ciao ciao.